narabibabwiye ko ikoranabuhanga ryamaze kugera ku rundi rwego. Ikigo cy'imari gikoresha ikoranabuhanga cya NUMIDA cyatangiye ku mugaragaro ibikorwa byacyo mu Rwanda, kigamije korohereza abacuruzi bato n'abaciriritse kubona inguzanyo mu rwego rwo guteza imbere ubukungu bwabo ndetse n'ubw'igihugu muri rusange. Umwe mu bamaze guhabwa inguzanyo n'iki kigo avuga ko uburyo batangamo inguzanyo bworoshye kandi bwihuse, bikazanatuma ubucuruzi bwe burushaho gutera imbere. Ntabwo ibintu byose bifuza gucuruza ariko ubu bifite ubu ngubu ifaranga mu by'ikoranabuhanga cyangwa se icyo twita fintech, financial technology, imari cyangwa se ikoranabuhanga mu by'amafaranga cyangwa mu mari. Aka kanya rero ni ikigo gishobora kugukubita inguzanyo Ntangwate. Ushinzwe ibikorwa by'inguzanyo muri NUMIDA, Rurangwa Joyce, asobanura uko batanga inguzanyo n'ibisabwa kugira ngo uyisaba yihabwe. Inguzanyo dutanga muri NUMIDA ni inguzanyo duhereza abacuruzi batoya bano basanzwe bagira imbogamizi mu kubona inguzanyo dusanzwe tumenyereye, zisaba ingwate, zisaba n'izindi impapuro nyinshi zigora abacuruzi benshi. Rero twebwe dutanga inguzanyo ku bacuruzi ukagura ubucuruzi bwawe mu buryo bwihuse. Nakubwiye ko hano kuri YABISO TV show ntazakwima amakuru ashobora kukugira umumaro. Ntabwo bishoboka. Nta nubwo nzigera nemera kuryama ntayaguhaye mu gihe cyose nayabonye. Gusa muraza kumbabarira nakerereweho gakeya. Ariko aya makuru ni amakuru abacuruzi mukeneye. Ni amakuru wowe ufite agashinga kawe uri kuraninga ukeneye. Ntangwate ni inguzanyo yoroshye cyane. Ni NUMIDA. Ni ikigo cyaje gufasha abanyarwanda cyangwa se abacuruzi b'abanyarwanda bafite business ntoya cyangwa se business ziciriritse, ariko bakabafasha kuzagura. Bakaguha inguzanyo ukoresheje telefone yawe. Ukuzuza muri telefone yawe ukagaragaza business yawe, bakaguha inguzanyo. Abantu bamwe na bamwe rero iyo dutangiye kuvuga ibintu nk'ibi bibera kuri telefone babyita scam. Ibi ngibi ntabwo ari scam. Iyi NUMIDA ni ikigo cy'imari ariko gikora mu buryo bw'ikoranabuhanga, kuko inguzanyo ukoresha telefone uyaka. Iyo ufite business nyine iyo ntoya iciriritse uba ugomba kuza kuyigaragaza aho ushyiramo TIN number, bakayibona, bakagusaba zimwe muri data cyangwa muri information mu makuru, cyane cyane ku buryo bw'imikorere yawe. Bakakubaza iyo business ubwoko ubwo ari bwo, ose iyo business ikora iki, and then bakakubaza nibuze se mu cyumweru cyashize winjije angahe, ese mu byumweru bibiri winjije angahe. Bagahita bamenya ayo bagomba kukuguriza. Ntabwo bigoye, ntabwo bihenze kuyishyura, ntabwo nabyo bigoye kuko rate iri hasi cyane ugereranyije n'andi mabanki. Ibi rero ni ibisubizo kuri bande. Wari umucuruzi usanzwe wicururiza, ucuruza boutique se, ucuruza ibindi bintu, ucuruza like murabizi business ntoya ziciriritse ni nyinshi. Wifite wenda se salo ahantu se washakaga kongeramo like aha ni ukuvuga ngo ntabwo bikiri ngombwa ko wajya mu byo twita Lambert muri banki Lambert kujya kubwira umuntu ngo nguriza, yarangiza ahubwo ati ngiye kukuguriza 100 urajya wunguka 50 buri kwezi. Ibyo bintu ntabwo ari byo, cyane kubizi ko ibya Lambert bitemewe. Aha rero iki kigo cyemewe na beneri cyangwa se na banki nkuru y'u Rwanda, kiremewe mu mategeko y'u Rwanda. Iyi nkuru nayibonye inyura kuri RTV, inkuru iremerwa kandi bamwe batangiye no gufata inguzanyo. Impamvu mashyizemo aka kantu mbagira ngo nkubwire ko ikintu cyagiye kuri platform nk'iya RBA bikavugwa ndetse bimwe n'ibikorwa byabyo bigakorerwa aho ngaho, ibyo bintu babizwe n'amategeko, byemewe n'amategeko y'igihugu cy'u Rwanda. Rero izi ni chance cyangwa se no opportunities, mu yandi magambo na mahirwe kuri za business ntoya cyangwa se kuri za business ziciriritse, kuri ba bantu bayibaza ni nshobora gukura 500, ni nshobora gukura 800, ni nshobora gukura miliyoni mu buryo bwihuse bitangoye. Nkashaka imari nkayishyira ku isoko, nkishyura mu gihe kidatinze, ngashaka iki nkongera mu bicuruzwa byanjye like ibintu nk'ibyo ngibyo. Murabizi ko benshi
mukunze gushaka amafaranga hari nk'imari ubonye. Aha rero iyi NUMIDA ni cya kigo kiguha inguzanyo no donc mu minota mike, umunsi umwe kugera ku minsi 3 biba byarangiye. Iyo washyizemo amakuru neza ukayuzuza, nabo ubwabo bagera igihe bakakwihamagarira kugira ngo bakonfaminge koko amafaranga ukayabona kuri mobile money. Ntabwo bisaba kujya kubareba, nta kindi kintu kindi bisaba, Ntangwate ntaki, ni ibintu byizewe, ntabwo ari scam. NUMIDA rero iki kigo cyakoranye n'Abanyakenya, iki kigo cyakoranye n'Abagande, iki kigo kimaze igihe mu by'ukuri gikorana cyane cyane n'Abanyakenya, Uganda nabo bacizi cyane. Ni ikigo rero natwe mu Rwanda twagiriwe amahirwe ko cyaza, kuko mu by'ukuri urubyiruko cyangwa se abafite business ziciriritse nabo baba bakeneye ibigo by'imari bishobora kubatera ingabo mu bitugu kugira ngo mu by'ukuri barusheho gutera imbere. NUMIDA rero yamaze gutangira gutanga kuri izo nguzanyo, aho bigusaba kwinstara app ya NUMIDA muri telefone yawe. Wamara kuyinstara ukuzuzamo ibyo usabwa bitewe n'ubwoko bwa business uyishyiramo. Ubwo naho ufite bagusaba kushyiramo tin number ya business yawe, naho ukayishyiramo. Ibyo bibafasha kugira ngo bakonfaminge koko uri wa mucuruzi cyangwa se ufite ya business, nyuma ukabasha kubona inguzanyo. Sinzi rero icyo Abanyarwanda cyangwa se abafite business ziciriritse mwanenga cyangwa se mwavuga ku byerekeye n'ibigo by'imari bigenda bifasha cyangwa se bitanga amahirwe ku bacuruzi bakiri bato cyangwa se bagifite ubucuruzi buciriritse butaratera imbere cyane, butaraguka. Ntekereza ko aya aba ari amahirwe meza kandi akomeye yakurinda bya byago by'aba bantu baza bakwitereraho ngo yaguhaye inote y'ijana ejo agatangira gufatira utwawe. Aha rero ni nko gutandukana nabyo. Aha ni ugutandukana nabyo cyane ko njyewe ninjiyemo mbona iyo wishyura neza cyangwa bitewe n'uburyo mumaze kujya mukorana, rate yo kwishyuriraho iragabanyuka, kuko kugera ubu amakuru ahari rate ni kuva ku 10% wishyuraho ku kwezi kugera kuri 25%. Ubwo bitewe n'inguzanyo wafashe na business iyo ariyo, ubwo rate iza muri ubwo buryo. Ntabwo rate ari kimwe ku bantu bose nk'uko tumenyereye amabanke y'ubucuruzi abikora. Ni ukuvuga ngo banke tugira icyo bita commercial banks cyangwa se ibigo by'imari ariko by'ubucuruzi, aho banke urugero nka za Beka, za Equity, za za GT Bank n'izindi, ziriya banke uburyo zikoramo ni ukubikira abantu amafaranga, ni ukubaguriza, donc ni ubucuruzi bw'amafaranga muri rusange. Uko bakubikira hari uko biba bigomba kugenda, ari aho bungukira, uko bakuguriza hari aho bungukira, donc n'uburyo bwo kubikuza. Iki kigo cyo rero ntabwo gifite deposit service, ntabwo kibikira abakiriya babo amafaranga, ni uburyo bwo gutanga inguzanyo gusa. Kandi ubu buryo bwo gutanga inguzanyo bukabera ku ikoranabuhanga, aho winstara application yawe muri phone yawe, wamara kuyinstara ukagira gute ugasabiraho inguzanyo, bamara gukonfirma amafaranga bakaguha kuri mobile money cyangwa se kuri telefone, kuri phone number ukoresha. Ibi rero bivuze ngo iki? Ushobora kuba nawe wari wikenera udufaranga mu buryo bwihuse, ukaba ufite aka business ukora. Aha biroroshye cyane. Noneho niba muri business yawe bigaragara ko total sales cyangwa mu byo ukora ushobora kugurisha 500 mu cyumweru, aha biroroshye kuza no kubonamo nk'ibihumbi nawe nka 500 muri iyi nguzanyo itangwa n'ikigo cy'imari cya NUMIDA. Iki kigo rero kirizewe kugera ubu ku makuru ahari, kirizewe. Nabikubwiye ko yari inkuru yanyujijwe kuri RTV, ikanyuzwaho ndetse harimo bamwe mu batanga buhamya mu bahawe ifaranga. Ngira ngo muraza kugenda mubibona kuri video ndagenda mberekaho hejuru. Rero ni ukuvuga ko Abanyarwanda, abacuruzi mu by'ukuri hano muba muhawe ikaze
kandi hano kuri YABISO TV show nakubwiye ko ntashobora na gato kuzabona zimwe muri opportunities z'abantu ngo mbure kuza kuzibabwira. So nabonyemo harimo kuri ibyo bigorero by'ubucuruzi harimo nibuze ko bavuga ko nibura business maze amezi 6 ariko harimo na shuwa y'umutangizi. So kugera ubu havugwa kuba fiti izo business zisanzwe zikora nibuze zimaze amezi 6 ariko nabonyemo na shuwa y'umutangizi. Ubwo nibaza ko NUMIDA ifite uko izabigenza kuko umuntu ashobora gutekereza gutangira business iciriritse itarengeje ibyo 500 kandi koko zirahari nubwo abantu bavuga bati business ni ibibazo ariko ngira ngo biriya bintu twumvaga ngo muri kazi ni kazi umuntu yahere kuri 5 arakira umuntu yakoresheje yacuruje amagi arakira n'ibintu bishoboka cyane ku bacuruzi mwebwe murabizi ko umuntu ashobora no guhera ku 50 kugera ubu ngubu agatera imbere kandi bigakunda. So nibaza ko rero murabizi ko abo twita abazunguzayi se bafite igishoro cyangwa nese nta muzunguzayi utangira azunguza bikageza ubwo ateye imbere ahubwo haba hagomba kuvamo ya miteto yo kuvuga ngo njyewe ntabwo natangiza amafaranga nayasi nakora uku. Abanyarwanda benshi bamwe na bamwe mu badashaka gukora baba bashaka ibintu biri VIP mu byo gukora akazi kose buriya ni VIP as long as ukora ukinjiza ibyo ubu uri umu VIP ubundi se VIP ni iki? Nibyo ukura mu byo wakoze. Naho umuntu w'umu VIP ntawo ikikugira VIP na akazi nicyo wagakuyemo. So ntabwo ronekereza ko wajya kuvuga ngo ndashaka akazi ka VIP. Akazi ka VIP nyine nako kari bwinjiza. So rero aya ni amahirwe ku bacuruzi ariko kandi iyo ndi kuvuga ahangaha nigarukira kuba pioneer cyane. Mba nkunze kubwira ko ikoranabuhanga stili rigomba kuzayobora. Niba twatangiye kubona ibigo biza bikakubwira ngo install application tukwihera inguzanyo uraza kumbwira ko ya mabanki byasabaga ko tujya gutonda imirongo se bizagenda gute. Ibi bintu nibimara kuba successful cyane ahantu hose ntekereza ko tuzabona ikindi kigo cyiza kikava giti none twatanga na miliyoni 10 shyiramo ka application gusa Ntangwate kandi bakabona ko abantu biri kuza kugenda neza. Ntabwo tuzahora muri bya bindi mani, ntabwo tuzahora muri bya bindi kuko uko twari turi muri 2000 koherezanya amafaranga kuri telefone abari bariho ico gihe abari bahari bafite amatelefone murabizi ntabwo byari ibintu bihari. Ntekereza ko ico gihe n'uwari ufite telefone mu Rwanda nta byabaga ari igitangaza. So nyuma yaho rero telefone abantu batangira kuzataka ari benshi 2008 2009 abantu batangira gutunga telefone ari benshi n'abana barazitunga ariko muri 2000 telefone yatungwaga n'umugabo nyamugabo ufite ibyo akora ntabwo yaburi umuntu wese. Abantu bajya guhamagara ku byo bitaga byatuvugane bya telefone byabaga biri ahantu ku masantere runaka umuntu akagenda agahamagara agatanga ijana kabipa cyangwa akagira guta akavuga nk'amagambo abiri ukavuga wirukanka. Ibi bitangira kuza haje izi ari ibyo bitaga ngo za Rwanda seri za MTN zone ugashyiramo amafaranga nta paki ibaho ugashyiramo 500 ukavuga iminota nk'itanu ugacura no kuza guhamagara ku mugoroba MTN zone bari gutwara makeya. Ibyo murabizi ikoranabuhanga rigenda rihinduka ubu umuntu aragura pake y'ukwezi ugahamagara biri unlimited. Ibi bintu rero ibintu by'ikoranabuhanga abantu mugomba kumva evolution ikoranabuhanga ibarakoze cyangwa se ubu ikoranabuhanga ryagiye rikura. Twavuga icyerekeye na cryptocurrency nabyo ukabyumva ukamenya ko ari ibintu bishoboka. Bitcoin ntabwo bari bayizi ntabwo bazi ko bishoboka. 2008 irahwihwiswa 2009 iratangira irakubita abantu ntibayumva abantu barabyihorera babivamo igura urusenda kugera ubu Bitcoin ni ikintu kiremereye. Ufite Bitcoin 2 wakiryamira ukarya yo mana bitaje mo wa mururumba mugani wanzogirosha ati ibintu biriho uretse umururumba ariko icyo gihe hari cyari kuba. So kugera ubu rero so birahinduka rero ibyo bintu abantu mufite kumva
mufite kumva ko hari impinduka ziri kugenda zibaho. So kuri ubu rero twe tumaze iminsi mu nkuru za Pi Network abana TV ibintu reka nkubwize ukuri. Mwebwe sana muba muza muvuga mutera comment ziri negative nko guca abandi bapioneya intege. Gerageza uganire n'umuntu ujijutse akubwira uko muri 2000 ikoranabuhanga ryari rimeze mu Rwanda mu bihumbi 2000. Agenda akubwira nibura buri nyuma y'imyaka 5 uko byahindukaga. Nurangiza ushaka umuntu uzi ubyerekeye na cryptocurrency muganire face to face. Akubwire uko byari bimeze Bitcoin atangira kuyumva za Ethereum zaki akubwire. Nurangiza uzumbwire ngo Pi Network muri 2019 aka kanya ngo warambiwe ngo ni warambiwe iki? Warambiwe ikira? Ariko subundi sha mwaba pioneer ko Dr. Nicholas Kokaris na Cheng Diaofani bababwiye ngo muze mugerageze mukore testnet muri ecosystem abantu muyimenyereza. Ubundi aka kanya bitangiye we washobora guhaha ukoresheje ecosystem. Reka iki kiganiro nzakivuge neza mu bundi buryo. Icyo narinje kwivugira ku kigo NUMIDA ni ikigo nabonye kiri gutanga chances aho kwirirwa uteze umuntu uvuga ngo umuntu nakuguriza 200 nakuguriza 500 ngo wikorera akantu ngo urebe ngo wiyongereremo imari. Install application ya NUMIDA ni ikigo gihari kizwe. Uri kubyumva? Nuba interested nimero urazihabwa ubahamagare muvugane, ariko kandi ni application kwinstallamo NUMIDA kwinstallamo gusa urahita winjiramo ibindi byose uranabimenya nta n'ibindi kandi nawe numara kubyuzuzamo biroroshye nawe barasa ko kwihamagarira abakonfirime baguhereza amafaranga. Ahubwo numara kuyabona wamaze gutera imbere uze kumbwira uti YABISO mwana wanje, YABISO mushuti wanje, ibintu byakunze kandi nashyizemo imari nacuruje nateye imbere bimeze neza business yagutse. Ubimbwire umbwira ati amakuru waduhaye ni ningira kamaro. Ni kuri YABISO TV show rero nkaba YABISO wanyu umunywanyi wa Nsoro Samukondo wa Semembe umuzukuru wa Ndoba umwe wavuze ko kuminuza k'umugore ari umugabo. Nagize amahirwe mvuka Evangelist raje imvanivata mu kanwa bityo mubibonye mukomeza kumva ibyo mvuga. Ndabakunda cyane mbifurije kugira imana n'amafaranga ndetse n'ubuyobozi bwiza.